Mwaramutseho neza nshuti za Rosette Vibes, ndabasuje muri bose, nizeye ko mumerewe neza. Umunsi rero tugiye gutegura ifunguro rya mu gitondo, morning breakfast. Muranyihanganira ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza. So hano tugiye gutegura cucumber, kokombure, umwembe n'urunyanya. So ntabwo ifunguro rya mu gitondo risaba kuba ufite ibintu bya mirenge, ibintu byinshi, ibintu bihenze. Oya, mu byo ufite hafi aho ushaka kubitegura nk'ifunguro rya mu gitondo. Aho ngaho rero twari turi gutegura urabifata first ukabanza ukabironga ukabisukura. Maze kubisukura cucumber nabanje gusa n'uyihatamo kugira ngo nkore design. Maze kuyata nategura urunyanya, ubu ndimo ndahata umwembe. Muri kuwubona ndi guhata umwembe usa neza uryoshye. So maze rero kubihata, maze guhata umwembe, maze guhata cucumber. Kuriya nahase cucumber niko nayishakaga ko iza kumera. Ibigaragara neza iyo wayiteguye kuri bigaragara neza. Yes, so aho ndimo ndahata umwembe. Mbera byose mbibutsa ko nyine muraba agaciro, muraba umumaro kubagira. So ndabashimira abakoze subscribe, abatarakora subscribe namwe mugerageze mukore subscribe kugira ngo ntimugacikwe n'amavideo dutegura. So rero nayo maje kubikata, cucumber murabona ko nayikase, umwembe nawukase, urunyanya narukase. So guys, ziriya mbuto zo muri cucumber n'imbuto za watermelon n'imbuto za apple ni nziza ku bagabo. Ni nziza ku bagabo. So niyo umugore yazirya nta kibazo, ariko ku bagabo ni nziza cyane, hari umumaro zimara ku bagabo. Aho muri kubona cucumber, muri kubona umwembe, muri kubona igi, mukabona n'iki n'urunyanya. Aho tumaje kubikatira hehe ku isahani. So tumaje kubikata rero, impamvu cucumber tuyitegura, cucumber ni nziza, igizwe n'amazi menshi, 99% n'amazi ari muri cucumber. So ni nziza rero kubera ko igira ibyo isukura mu mubiri. Aho ngaho rero twafashe igikombe cyacu dushyiramo tea bag. Tumaze gushyiramo tea bag dusukamo amazi ashyushye yabirinduye. So murabona turi gushyiramo amata mu gikombe cyacu, turi gushyiramo amata. Twamaze gushyiramo amata duhita dushyiramo isukari. Dushyiramo isukari biterwa n'isukari kuna, niba ukunda isukari ifashe, niba ukunda isukari ikoze cyane uzashyiramo ikoze cyane, ariko njye sinkunda isukari ikoze cyane. Aho ngaho rero nari ndimo ndakoroga isukari yanjye kugira ngo igire ute, kugira ngo ikore mu mata. Mo tea bag muri kuyibona, urabona ko byahinduye ibara, urabona ko icyayi cyacu cyahinduye ibara. So ahangaha rero ufite n'amata y'inshyushyu, ushobora gukoresha amata y'inshyushyu. Ufite icyayi, ushobora gukoresha icyayi kitagira amata nk'icyayi cya mukaru kirimo indimu, kiraryoha cyane, cyane. So reba ahangaha muri kubona ko nyine icyayi cyacu cyahinduye ibara. Icyayi kirimo tea bag, kirimo n'amata, kiraryoha inshuti zanjye, kiraryoha. Noneho haba harimo agahumuro. Ufite na cloves washyiramo, mbese ufite ibirungo by'icyayi wabishyiramo. Seed tea. Uyu munsi rero nibyo ngiye kurya muri iki gitondo. Ntabwo breakfast isaba ibintu bigoye, ntabwo isaba ibintu bihenze. Ibyo ufite aho ngaho nibyo ushobora gukoresha. Ibyo ushobora gukoresha hafi aho ngaho. So
aho ngaho twari tumaze gukoroga icyayi cyacu. Noneho ubwo ngubwo murakibona duhita dutegura n'umugati ku ruhande. Ngewe ntabwo nkunda umugati usize, abakunda imigati isize ushobora gushyiraho blue band, ushobora gushyiraho ikindi icyo ari cyo cyose ushaka, ariko ngewe sinkunda umugati usize. See the breakfast, see the tea. Wow. So you guys, tuzaba tugenda tubagezaho ifunguro mwategura mu gitondo, ifunguro rya nimugoroba cyangwa se rya saa sita. Ibyo byose nibyo tuzagenda tubagezaho, tubibutsa gukora subscribe, like, comment na share kugira mutazajya mugira mucikwa. So cucumber rero ikintu dufasha, cucumber ineutraliza ibi bintu by'amasukari tuba twanyweye, kubera yuko nyine igizwe n'amazi menshi. Iyo uriye cucumber ineutraliza ya masukari ntabe menshi mu mubiri. So hari abadakunda kuba bakata inyanya kurana zikase, bagahitamo na cucumber bagahitamo kuba bagira bazikatamo duto nk'uko muri kubibona. Nabyo biraryoha, ushobora kudikatamo duto kuriya, wangiza ugashyiramo akunyu gakeya, warangiza ufite akadimu kanyanyagizaho, cyangwa se ugashyiraho ka vinega gakeya, ubundi ukavanga, akunyu kamara gufata ukarya. Ntacyo biba bitwaye kandi biba biryoshye cyane. Ushobora gufatira ifunguro ukirirwa umeze neza, kubera ko ufitemo igi, ufitemo umwembe, ufitemo cucumber, ufitemo urunyanya. So ifunguro rishobora kugufasha ukirirwa umeze neza mu mubiri. So ni ibyo ngibyo. Abantu mukunda umugati, ushobora gukoresha umugati cyangwa se ugakoresha ikijumba gihase gitogosheje, nacyo gishobora gusimbura umugati. Udafite umugati ushobora kuwusimbuza ikijumba gitogosheje, nabyo nta kibazo. Ese mukunda cucumber cyangwa ni bimwe byanyu? Cucumber ni nziza mu mubiri, ntimukayipfushe ubusa, mujye muyirya kugira ngo umubiri umererwe neza. Ahangaha ikindi wakongeramo, ushobora kongeramo igitunguru ushobora kucyongeramo, nacyo cyagufasha muri iri funguro. Wagikatiramo, nacyo cyagufasha. Murakoze, mugire ibihe byiza.